Jean Paul yagiye ku Karubanda kugira ngo azace kundaga ibyabananiye so nakwanga nakoraga ibyamunaniye uraho ngaho Jean Paul kugira ngo uzajye ku Karubanda hariya uhagarara urarame uvuga uti wi nimba nyine wanyu wakoze ikosa tumutwerera atanga amande nta kundi cyangwa niba ari na mwene wacu ako kuri kujya hagaragara irimo avuga harimo umuzi w'ishingiro cyane kimwe cyo twumvikane ko bari abavantaye tuvuga ko ari agatsiko abantu batuvangira ngo ni abatutsi rwose baratuvangira kari agatsiko si abatutsi ntaho bahuriye n'abatutsi kari agatsiko bagashakira irindi zina twakisa abavantara abantu bamwe bakumva ngo ngo ntabwo bihagije ahari hari uwangiriye inama kera nabitaga abanyoro hari umudamu w'umurundi wambwiye ati ariko abanyoro bahora iki ko abantu batuye mu bunyoro ko ari abantu beza ibyo by'amakimbirane bagiranye n'abanyiginya kera ko ibyo ngibyo bitabareba ahubwo ati kari agatsiko mujye mukita ibinyoro nakitaga ibinyoro FPR nayitaga uruziramire Tarisisi arambwira atoya ati izina ry'uruziramire muryihorere byarazigamije none abavantara ngewe ndakemyereza ko ari abavantara kuko mbagereranya n'ayanyoni yitwa KUK bazarebera KUK ukuntu ikora yinjira mu cyari cy'izindi nyoni igateramo amagi igi ryayo rigaturagwa mbere ryaturaga rigasohora mu cyari amagi ya yanyoni yiyubakiye icyari icyana cya KUK kikasohora amagi nono n'ibyana by'inyoni kikabisohora mu cyari kigasigaramo cyonyine kigaburirwa na nyina na ya nyoni nyine KUK nta itibereho nimureba neza mugasanga bari abavantara atari uko bimeze atari uko baje mu Rwanda ni ukuri kw'Imana barayi niko bimeze neza none kubita rero ngo abatutsi ntabwo ari abatutsi ntabwo ari abatutsi ahubwo Jean Paul babwire abantu bavuga ngo mu Rwanda ngo hari ubutegetsi bw'abatutsi niba aribwo bifuza nibareke bujyeho hajyeho ubutegetsi bw'abatutsi abatutsi bajyeho ariko bituzanira abavantara ngo biyambike ubu biyita abatutsi erega bane nibo batutsi nibo bavuga ko ari batutsi nyakuri abandi twebwe batwita abahutu none se erega mwebwe murimo ntabwo mwari mwumvikana kuri terime nyayo bo nibo biyita ko aribo batutsi ni nayo mpamvu uzasanga ngewe n'abandi nabo bayirimine bavuga bo ntabwo babita abatutsi erega ibyo barabivuze baranabisobanuye baranabitubwiraga bati mwebwe ntabwo muri abatutsi mwebwe muri interahamwe mwebwe muri abahutu mwebwe muri nta hantu namwe duhuriye mwebwe nabo ibyo ni ibintu bizwi bagitera barabizi bavugaga bati umututsi wese wasigaye ngo turavuga ababyeyi bacu kuko nibo basigaye mu Rwanda ntabwo twebwe twari duhari nanjye sinari impari basigaramo muri 59 icyo gihe rero ni ukuvuga ngo basogokuru na ba data nabo wenda na data nta decision yafashe mu gusigara mu Rwanda sekuru niwe wafashe decision ise niwe wafashe decision ari we sogokuru yo kuguma mu Rwanda aravuga ati cye ntaho njya ntaho mpungira sindi umutware ntacyo mfaga na bene wacu ntacyo bari buntwara aguma mu Rwanda tuguma mu Rwanda twese dutyo tuvukira mu Rwanda noneho bariya bagiye hanze baravuga bati no mwebwe ntago mwebwe tutajyanye hariya ntago muri abatutsi nabo twasigaye ikimenyimenyi na genocide yari mu maso yabo njya mpora mbivuga nkababwira ni genocide ko yabaye iwacu hari abatutsi barenga 3,000 bagapfa mu maso y'inkotanyi ziri kwirebero zihetse imbunda mu kilometero kimwe nacyo kitageraho abantu nagerayo bakavuga ngo ngo babatwikiraga tureba ngo imyotsi yazamukaga tureba ngo ariko nta burenganzira twari twahawe bwo kuza kubatabara urumva kandi irisufize ko nabo batutsi bari birwanyeho irisufize ko bohereza abasirikare barenze batageze kuri 5 bonyine kubera ko banyanyagizwaga n'abajandarume baje bakarasa mu kirere umuntu yakumva isasu kuko atarize atabimenyereye akiruka abantu bakirukanka bakwirwa imishwaro zantera hamwe zikaboneraho zikagenda zifata uwo zibonye mu nzira zikica ntabwo wari uhagaze wari ukiri umujene nawe cyakora wari wagira Jean Paul
umwana umwe mu bacikacumu babaga bari we yumvaga aje gutabara bene wabo mu by'ukuri hanze n'ibyo bababwiraga n'amanama yo hanze bakagira n'ayandi n'imbere umwana akirukanka yabona nk'umututsi ashigaje bamutemye akamushyira ku mutuku akamubangatana bakamukubita isase ninde wakubwiye kujya gutabati we Fatime we waje gutabara cyangwa waje kurwana muguwa yabaga agambiriye gukurikirana hari nta mututsi wigeze aheka umuntu bari ku rugamba bamushyiraga hari ngo yarenze ku mategeko ari itegeko bakoze n'undi bakuze umututsi baragize ati no Ubufaransa buramurekonesheje barangije birukana ambasaderi ibi bintu mujye kubwira b'i Rwanda ariko nibashaka bazarurere hasigaye ngerere bazabice babamari nimuba mutarebye ukuri nimufatanye n'abanyarwanda mu kubita ikirura nayo ndunganira nagara ngo baraje ngo barateguye kimaseka ko bateguye ko bagiye gutabara abantu havuye abatutsi bangana ikavuga havuye abatutsi bangana ibanganye uyu munsi umugabo wa 2,200 iwaye intera hamwe donc il a fait le contraire ya objectif yabo n'abanyarwanda ikintu cyongera kumva mahungu mwe Rusesabagina muba n'2,200 yabafu nimba barapfuye wenda dufite ko hapfuyemo magana habuze umuntu uzamufasha gatugire abagabo babayengra n'abagore babayengra maranze mu mirugome Rusesabagina aranzabaye agiye kwica Nyabimata hakomeretse abantu ngo nimba ari 100 ntabwo ndabona umubare mwiza ndacyawukurikirana 1,200 yica munsi iragendera bahondagura gafona abandi rapfa abandi bagira ibimuga ibyo bimuga ntabwo FPR gusigura ikimuga irakwica barende ibimuga bagenda batoragura hose cyangwa se n'ibimuga bya genocide byacitse ku icumu batemaguye bakagira amahirwe bafite ubumuga ari nta muntu w'ikimuga Nyabimata kuko bishwe na FPR ntabwo tubyumva nabigenda itoragura ifite ibimuga byinshi hari ibimuga muri Nyagatare barahari nandi izatoragura dore ko barusheje bazari FPR ntigusaze ntigutesha umutwe ko guhangana na FPR bisaba kugera tete pose umuntu akahangana nayo utuje nayo yateze umutwe nayo ntabwo yatsinze kubera imbaraga yateze umutwe yateze natwe tugomba kuwutega rero bamwe bagapfa abandi bagaprogressa cyangwa oya jambo ubu ni muri resistance tugomba gukubita gatiko n'uwendeye munsi y'urutaravanira yaramenyekanye bajye ku Karubanda ibyo kuza kwesha ngo Blinken nibaza nabo bamuga bamugaye aribo babarushe baribo babatemaguye nibarangiza baze kumucomeka umugore mwiza nimugoroba azinduke yasinziriye arari ku bwanwa atahe nimumubwire ko bimeze